Abakunzi ba Diamond TV mwiriwe muteye, umugoroba umeze gute? Ubu turagarutse ngo tubagezeho inkuru ibabaje abanyarutsiro we, mbega inkuru. Uyu wari umunsi wa kabiri w'ijonjora rya Miss Rwanda. Uyu munsi ukaba wabereye mu ntara y'Iburengerazuba. Ubwo ijonjora ryatangiraga, abakobwa basaga 54 nibwo ibirori byatangiye. Bahageze hari harimo na mukobwa wacu w'irutsiro Nige na Janine, ariko iryo yahaboneye we gusa siwe wenyine, kuko nabandi nyine byababayeho. Ni ubuzima, ni igice cy'ubuzima tugomba kubamo kandi tukacyakira. Ubwo nkivuga gutyo muhita mwumva ko urutonde ndi bubagezeho rw'abakobwa bakomeje atarimo. Gusa icyo nyashima nuko uyu mukobwa yatinyuye abanyarutsiro, abereka ko bishoboka akitabira. Ibyaranze uyu munsi wa kabiri ni udushya twinshi. Ibyatumye bamwe bavamo ni imishinga yabo bavuze, abandi bakayivuga kuyisobanura bikanga pe. Ndagira ngo rero mbanze ngaruke ku mishinga yagiye ivugwaho mbere yuko nza kubageza urutonde rw'abakobwa 9 bakomeje. Hano rero hari amazina agiye agaragaza imishinga, ndaza kuvuga izina noneho mvuge n'imishinga bagiye batangaza. Hari harimo umukobwa bita ngo ni Fundi Uwera Jeanne, ari nawe mukobwa bimburiye abandi kugera imbere y'akanama nkemurampaka. Mwibuke akanama nkemurampaka ko karimo Miss Jory, hakazamo na Everine wa munyamakuru nababwiye kuri Radio Rwanda. Dore akihagera we bamubajije, avuze ko amaje kwivuga, avuze ko aramutse atowe kuba nyampinga w'u Rwanda, ngicyo yakora ari ubukangurambaga bwo kugira isuku n'isukura cyane mu duce tw'ibyaha. Uyu mukobwa we rwose reka bitana nabivuga, akibivuga yahise ahabwa yes 3 zihuse. Umukobwa rwose aba aratambutse. Uyu yavuyeho hataho undi nawe noneho we udasanzwe, ku buryo umukobwa Mutesi Jory akimubona we yahise amubwira ati wa mukobwa we rwose uri mwiza. Uyu mukobwa yari afite izina ryitwa ngo ni Inshuti Divine Muheto. Ndarisubira, mukobwa ngo ni Inshuti Divine Muheto. Nawe umurebye umukobwa ni mwiza pe. Yari afite nimero 6 ubwo muramureba ku ifoto uko ameze. Uyu mukobwa nawe rwose yari afite umushinga uteye utya. Umushinga we ngo witwa ngo ni igiceri program. Igiceri program nk'ibivugo bitavamo ibintu byo kwizigamira. Arashaka ko ngo urubyiruko muri rusange rwizigama. Haje gutaho undi mukobwa wari wambaye nimero 33, nawe akaba yitwaga Umubyeyi Sandrine. Akigera imbere y'akanama nkemurampaka yari akeneye bya Kinyarwanda, akaba ngira ngo ni nawe ushobora kuba yaserutse uyu munsi akeneye bya Kinyarwanda. Umushinga we ngo yavuga ko azabika amateka n'ibigize umuco n'umurage mu buryo bw'ikoranabuhanga, ngo ni ukugira ngo we bibe mu rwego rwo kugira ngo benshi babyigireho. Uyu mukobwa kandi yavuze ko ngo ashaka gushyira imbaraga mu guhuza abakuru n'abato, ngo bakajya baganira ku mateka n'umurage, ngo kugira ngo bitazibagirana. Uyu mukobwa nawe yaje guhabwa yes 3, nuko nawe yakomeje. Undi mukobwa yageze imbere y'akanama nkemurampaka ni uwitwa Mwiza Amelia. Uyu akaba yaserukanye umushinga avuga ko agiye kurwanya inzara mu miryango y'abatuye ku Nkombo. Uyu mukobwa ashobora kuba avuka ku Nkombo tu, kuko urya bivuze rwose ashobora kuba avuka ku Nkombo. Ubu rero ngo avuga ko ngazakangurira abantu kuroba ngo mu buryo bugezweho, ngaho gukora uburobyi gakondo. Ngo bityo mu gihe baba batangiye uburobyi bugezweho bikaba byabafasha kugurisha amafi. Ngo kugurisha amafi ngo bakabasha kwiteza imbere. Icyakora ngo nubwo ngo yatekereje guhera ku Nkombo, ngahamya ko byagira mu gihugu cyose. Ako se bizagira mu gihugu cyose gute kandi hari ahataba ibiyaga? Ngo ntumbaze uko we wenda azabigenza, nimba azacukura akaduhereza ibindi byuzi cyangwa ibindi biyaga, ntago mbizi rwose. Ese mwe mucyumva umushinga w'umukobwa mwumva ari gukomeza? Muribaza ko yari gukomeza cyangwa? Uyu mukobwa rero bitunguranye yakomeje. Kuri ngiye numvaga bitunguranye, ariko yese akomeza kuko yaje guhabwa yes 3 zihuse. Undi mukobwa wundi nawe ni Tuyishime Everine, ufite umushinga wo gukangurira abanyarwanda kwitabira urugendo bw'imbere mu gihugu. Mwabyumvishe abanyarwanda ko tugomba kuza dutembera,
ariko ikibazo uribaza ati uyu mushinga bizagenda bite? Uyu mukobwa ari umushinga we rwose, ntabwo ushobora kuba ari watumye rwose adakomeza kuko yahawe no eshatu. Undi mukobwa twavuga irindi zina ni Rutagarama Benigne Munezero, wavuze ko afite umushinga wo gukora urubuga n'uburyo bw'ikoranabuhanga abantu bajya baguriraho amatike y'imodoka z'ingendo, ngaho gutegera aho imodoka zihagarara. Nyuma yo kumva ubusobanuro bwe ntabwo byaje kunyura rwose akanama nkemurampaka, rwose bihita bituma ahabwa no eshatu zihuse. Uwo nawe bacishe Mugwaneza Ridivine nawe n'undi mukobwa nawe wagaragaye imbere y'akanama nkemurampaka. Uyu nawe yazanye umushinga wo gukangurira urubyiruko kwihangira imirimo bakiteza imbere banubaka urwababyaye, ubwo n'urwa Gasabo. Uyu mukobwa rero reka mugaruke, umukobwa ari mu umwe bagowe mu bagowe gusobanura umushinga wabo. Uyu mukobwa rwose byamugoye, biramugora, bimunaniye rwose, nta kindi akanama nkemurampaka kari gukora usibye rwose kuvuga ati no ababonye no eshatu, nta kundi. Ubwo nawe yahise acaho. Undi mukobwa akurikiyeho ni Mukundwa Ruth Mireille wari ufite nimero 27. Ageze imbere y'akanama nkemurampaka, we yavuze ko afite umushinga wo gufasha abakobwa batwaye inda zitateguwe, ngakabashingira ikigo bazajya bigiramo imishinga yabafasha kwiteza imbere. Uyu mukobwa rero nyuma yo kumva ubusobanuro bwe, abagize akanama nkemurampaka rwose bamukubise no 2 na yes 1. Uwo nawe urumva ko yahise acaho. Undi mukobwa ni Muringa Jessica ufite umushinga wo kurwanya imirire mibi. Uyu mushinga ngira ngo nejo wagarutswe niba mubyibuka, kugwingira byenda gusa n'ibintu byo kugwingira ejo byavuzwe n'abakobwa mu majyaruguru, akavuga ko iyo mirire mibi ari nayo koko itera igwingira. Urumva ko byenda gusa n'umushinga w'ejo wavuzwe. Uyu mukobwa rero yasobanuye umushinga we neza cyane ku buryo byaje kunyura abari bagize akanama nkemurampaka kakari nabwiye karimo Miss Mutesi Jolly. Bose bamuhaye yes uko bari batatu, yes eshatu rwose zazikubita yihuse. Undi mukobwa ni Byimana Mbabazi Cynthia wavuze ko naba Miss Rwanda 2022 azafatanya na leta gukangurira abana b'abakobwa gutinyuka bakagana amashuri y'imyuga. Ariko umushinga we rwose hani hatari. Nyuma yo kuganira n'abagize akanama nkemurampaka bamuhaye no eshatu, nukuvuga nta numwe wamutoye. Uyu nawe aba rwose ateze bisi yaramukuye iwabo, aba rwose asubiyeyo. Haje gukurikiraho umukobwa wambaye nimero 17 nimba yumve bita Kaze neza Marie Merci. Nawe yacimbira akanama nkemurampaka avuga ko afite umushinga wo guteza imbere uburezi, agashinga urubuga rwo kujya gufasha abantu kwiga nubwo ngo baba batari mu ishuri. Uyu nawe rero niwo mushinga arafite. Undi mukobwa nasorezaho ni umukobwa witwa Stella Matutina Murekatete wari ufite nimero 15, akaba atambutse imbere y'akanama nkemurampaka. Uyu mukobwa yatambukanye umushinga avuga ko azarwanya ihohoterwa rikorerwa mu miryango kuko rikunze kugira ingaruka ngo yaba ku miryango, ariko ngo by'umwihariko rikagira ingaruka ku bana. Akaba avuga ko afite umushinga wo gukangurira urubyiruko kwihangira imirimo binyuze kandi mu bukorikori. Uyu mukobwa aje kubona yes eshatu, aba nawe rwose aratambutse rwose abahacanye umucyo. Undi mukobwa ni umukobwa bita Keza Mauricia. Iri zina riragoye nimba ari Mauricia ariko ni Mauricia tu. Yafite nimero 2, nawe afite umushinga yacanye imbere y'akanama nkemurampaka, uhita utuma abona yes eshatu. Yasobanura umushinga we neza rwose, ahita abona yes eshatu zihuse. Ngira ngo rero nambaciriye mu mayange cyangwa mu nshamake imishinga bagaragaje, ariko birangira abakobwa nyine bamwe batashye, nk'uko n'umukobwa wacu Janine Nigena wari witenyutse mu Rutsiro rwose nawe yakubiswe inshuro yakubito hareba inzega. Nuko umukobwa nyine wacu abasubiye mu Rutsiro, ariko nge namubwira ngo Janine congratulation, nta kutagize
wararwanye rwose nk'umwana wo mu Rutsiro kandi watinyuye benshi, nanakubwira ko umwaka utaha ngira ngo ibyo utakoze neza wabibonye uzaba wabikosoye ukongera ugasubirayo, nta gucika intege. Soza rero ikiganiro reka mabwire ngo abakobwa 9 bo mu ntara y'Uburengerazuba batoranyijwe ni Inshuti Divine Muheto ufite nimero 6, hakaza Isaro Nadia ufite nimero 4, hakaza Stella Matutina Murekatete ufite nimero 15, hakaza Mwiza Amelia nimero 32, hakaza Keza Mauricia ufite nimero 2, hakaza Uwaje Neza Peggy nimero 3, hakaza Muringa Jessica nimero 21, hakaza Kaze Neza Marie Merci nimero 17, hakaza Umubyeyi Sandrine nimero 33. Ngayo guko abo nibo bakobwa basanze abandi 9 batoranyijwe ejo hashize mu ntara y'Amajyaruguru. Abatsinze nababwira ngo amahirwe masa mu rugendo rukomeje, abatsinzwe namwe mwavire mu majonjora nababwira ngo pole kandi nkabakomeza nkababwira ngo gusa Miss Rwanda nakagarukira cyari, muzakomeze mugerageze amahirwe umwaka utaha. Miss wacu Janine Nigena Janine, pole, abakunzi bawe turacyakuri inyuma ne tuzakuvaho uko ibirori bizagenda bikomeza, wihangane tuzakubwira n'ubundi wongere ugerageze. Abakomeje rero namwe rwose tubahaye ikaze kuri The Moon TV ngo tubamenyekanishe mu Rwanda hose uko mwakomeje kugira ngo igihe cyo gutora muzabe rwose mwaramaje kumenyekana. Rero kuri The Moon TV nakagaruka, nimwumva rwose mukeneye ko tubamamariza muri Miss Rwanda, mwabakobwa ni mukeneye ko The Moon TV official kwamamaza, rwose genda wandike kuri mail bari uri bubone, kuri mail ikiganiro uri buboneho, ugenda utwandikire rwose kuri mail, tuzahita tugusaba interview maze tukumenyekanishe nk'uko tubigirira n'abandi bose. Murakoze rero, The Moon TV nakagaruka muri Miss Rwanda. Ciao ciao.